hanze gato. Hey, undi kuhindukira se. Urumva wamfafa? None se ureba iki? Ego. Barahigira kuhindukira ndeye mwana. None se urumva kubura gufashwa n'umukire mwana. Atari ibintu bizabirenze koko. None se uri kumfasha cyangwa wagira ngo nk'ubu tugwaye imodoka imwe mu za papa ntago waba utuje koko. Nyine gore ukuntu mfashe. Oya mani weramo imyenda. Ndi umukozi wawe mwana. Ese kuba nabivuga ko cyakora kugira ngo nemeze icyano mwambazi Ego uramfasha. Kuramo mani. Kuramo nyine. Kuramo byose. Kuramo byose mani nkuramo n'inkweto. Dusohoka nagiye. ndagenda meze gutya basi. Sohoka. Nagiye muri umutima mu kinema. Sohoka mani ube hano. Sohoka gaswe. Sohoka. Yo bro. Umva se. Wowe ndaje nkugira se manu bakakanya ngiye koko buri kubona ntinze koko. Mani we humura ishati yawe nta kintu ndi buyitware bro ntago ndi buyanduze wo mu. Mani ndayitaho wigira ikibazo. We wumve ko akanya iminota mike yanyimaranye uri kumva yaba yanduye akakanya ko wamfashije mwana. Mani humura ishati yawe ntago yakwandura ndabyitaho byadanje sibyo. We binkurire nk'umujene. Umve ko imyenda yawe nta kiri bube ngi nukureba cyacana gusa. Umva se. Ubwo buretse gato ndaje ngo hamagare mandaje ngo hamagare. Hey, kundi kuhindukira se. Urumva wamfafa? ntabwo cyane ariko ndumva nakuvugisha. Oh. Ufite uburenganzira ariko bwo kumvugisha mwana. Ubwo kose ndi umusirimu ndi umukire ntago bivuze ko utamvugisha bitase. Ni byiza. Aha gataho. Sorry. Kumvugisha biragushishikaje cyane se? Shanda ntacyo mbikora. Ngira nsuhuze. Sagiye. Bako mujya mukunda kwitara parfum. Ego. Muze kubera iki? Nuko numvaga nyine mukura kuko sinzi ko muri guhumura ukuntu. Ako nyine ntacyo tu. Neza se cyangwa nabi? Biraho nyine. Nyine urebye ntago ari cyane ariko nyine ntago nyine kameze nka za hene zo kwa sogokuru tu. Kwa sogokuru kera bari baruye ihene zajyaga zikunda kugira gaho yo kameze gutya tu. Hase gabanye sesereza nawe. Usundi kunuka nk'isekuru. Bibaho mani bibaho. Uyakire wumve ko ari ibintu bisanzwe. Wenda nubwo umwana wo mubakire hako bisa nkaho wiyemera. Oya ntago ari ngiye mu cyara ko mu rugo nitwege bakire tu. Mwose kari byanyu nyine n'ibyawe. Nyine nanjye ntago niyo mpamvu nabyirata tu. Niyo mpamvu nabyirata. Ubona nyine mba natuje nashishije make of course ngewe byaba ari ibyanjye nje mba ndi kugenda mu ndege mwana. Inzozi zanjye ngiye bari kugenda mu ndege ariko nyine ejo nayigiyemo ariko ndarijika ku modoka. Bya ntago nkunda kugenda mu modoka cyane. Rimwe na rimwe nyine nkunda gutega indege ngiye. Urumva? So kano kanya nyine ndi gutembera muri zone zanyu ngo ndebe ukuntu ibintu bimeze. Ndabona nyine nubwo wenda nyine ndi kugenda nkandagira hasi cyondo cyuzuye ku nkweto zanjye ariko nyine bisanzwe. Ndabona umeze neza. Hagati aho mwebwe mumeze muti nasi. Ya. Niba. Ukunda kunywa iki se ugiye sohotse? Like ugikunda kugera Dubai? Bari wagerayo na rimwe? Maze nge ntabwo ndanarenga no muri karitsiye. Mwiriwe boss wanjye. Bite sha. Ni byiza. Gusa nyine nari nkwishimiye nubwo duhuriye hano nanjye njye hari ahijya ku mukecuru bantumyeho. Gusa ni byiza ya mafaranga wamaye yangiriye akamaro ndetse na yangurube wanguriye. Yarabyaye maze iminsi byana gusa ndabimaze. Nanjye ndabishima yuko wakoze uko bigenza ngiraho ni. Oya bira ni ibintu bisanzwe pa bira ni ibintu bisanzwe. Mukecuru ameze gute se? Ameze neza cyane. Umusuzu mubwire ko n'ingaruka nzaba hino. Saba murakoze kandi ngogenda. Ngo nyine bira ni ibintu bisanzwe n'umuntu afashije nyine biraho
ngira umutima mwiza ngafasha abantu urumva. So tumenyanye nawe nyine twifuje ko twamenyana nawe nkazaya ngufasha sibyo se? ntumva nta kintu byaba bitwaye. Hagati aho witwa ndetse urabona nyine turahuye tugiye kumenya izina ryawe ni ngombwa biri ngombwa sibyo? Hagati aho kugukoraho nta kibazo se? Of course wakozweho n'umukire ntago wazapfa nabi mwana, ntago wazapfa nabi. Zunkoraho turahuye wowe utangiye kunkoraho. Oya ndaguha na telefone mwana, ndaguha na telefone iyi ngiyi nyine banyifite nkareze hakosa itonde buretse kuyikora. Itonde urumva? Ndoreka nyine ntangire ndebe fresh ibintu byose mve karama sibyo? Byose zubwo biki bitameze neza ibintu byose. We humura mwana, ibintu kuburi kumwe nanjye ibintu byose bimeze neza. Wayibonye telefone nziza cyane. Ni telefone nziza wowe gira gutya kandeba ariko kandebe. None se ureba iki ego ko barayigira ko hindukira ndebe mwana. None se urumva kubura gufashwa n'umukire mwana atari ibintu bizabirenze koko. None se uri kumfasha cyangwa wagira ngo nk'ubu tugwaye imodoka imwe mu za papa ntago waba utuje koko ukarekera kujya ugenda ugendesha ibirenge mwana. Reba wambaye n'udukweto twashaje. Nose bitwaye iki? Sutunguti yutujugunya koko. Ntabire umva wendukira nyine rebe tunde inyuma ndebe. Nawe uri kurengera none ntago bishaka nigene ntago ushaka kuba gufata imwe mu modoka za papa. Oya imwe mu modoka za papa ntago bishaka. Oya wapi nawe ntago wabi. Ariko ndikona nawe uri kumfatirana. Gufatirana ngende kugufatirana. None se ubushaka kureba. Oya nane ukazajya wirya mwana. Ku bintu uri kukubwira niyo byoroshye nawe. Nk'ubu tugiye kujya turyamana urumva? Biki? Humura ni ibintu bisanzwe kumva. No kuryamana? Ukanigendera ntago ushaka ko nzaya ngufasha. Oya nyine kamubwira sibyo? Nyine ugiye what? Oya nyine zo kuryamana nabi. Ese urumva ngiye nzamufasha kubura. Mbikore gutyo. Mbase umusaba reka tukavugana se gatoya. Bite shaka do. Mani wamvugisha ukava muri ibyo ngibyo. Mbese ndaje kamanze vugana n'umuntu. Vugisha mani iri kwihuta. Ahura na Keverine mwana. Ubase mani nyine gera hano mu rugo gatatu tuvugane mani. Si azi nyine tu. Wari mukana. Ni seriye manzi nyumve si. Nyumva mani. Uyu nawe ari mukana mfasha mwana. Kanze gato ndaje. Ni imyenda ninjye wayimuhaye. Nawe yakubwiriye kwiyemera. Ujye wumva mani muri gihugu. Umuntu araguhamagara kwiyemera n'ibyo Mana kwihanganira ubase mara kwihanganira nyine gore ukuntu mfashe. Oya mani weramo imyenda ndo umukozi wawe mwana. Ese kuba nabivuga kucyo kuri kugira ngo nemeze icyano mwabasi mfashe. Uramfasha nyine ngore mani mbana kwihanganira nyine ngore kora weramo imyenda nyine. Weramo imyenda kamanze cyano weramo imyenda mani sibyo se ngere nta kuntu uramfasha mani kwanza manzi umereze net zanjye kuramo mani weramo ibyanjye mani kuramo mani. Umwana igihe ngufashe nurangiza uvuga ngo akacira mwana katarama arabaginduga barahaha nyine wewe se wazahashya ibyawe none se guhaha siko nta mwenda nazanye mwana kura amashangiye ibyo birandeba nushaka kugende wabunoje gute se mani yemba nakwinje nyine uri umujene mugenzi wanjye ko umujene utumva mani warangiza ukanansebya kwa nese basura mpiyo ndagenda nambaye basi ara kugenda wambara uyishaka iyo wazanye se uje gutera waje gutera nta myenda wazanye ngambwira ko natakwihanganira reba aho nabereye mani kuramo mani sibyo se kuramo mani bitari ibyawe kuramo mani nyine mbiguhe mani reba nk'igihe mba nakwingingiye warangiza ukanansebya kwa runaka kuramo mani umere kuramo byose mani nkuriramo n'inkweto hasi njyewe dutuma n'imyenda yo kwambara kandi urakaje nabwo gisa nayo kwaka mwana ukagenda wabunuje basi reka wenda kuramo mani mu rugo mani ako ujya kwambara ipantaro mu rugo kubera iki kura mugende witwikiye amakoma nkuriramo n'amasogisi kuramo abantu bijyanye ubonye ubugome umare mwana ngo ndi mubufasha se kuramo ibyanjye mwana wikwitinza ati si basi ngo kuramo ibyanjye cyangwa nabwo gisumereze mwana ugende wambaye gusa kuramo ibyanjye ku mutima mu yese zamutura kwa cyageze reba ati ibikweto byawe mwana ati ibikweto byawe Soko nagiye. Ndagenda meza gutya Soko nagiye muri ku mutima mu kimema. Soko manu behana. Soko.
umukirera si ko uri kubibera mu bishyimbo